gitumo twamenye ko ahariho wataramiye uyu munsi kandi koko nibyo uratubonye ushaka kutwihisha wari bitewe n'iki? Ntago ari ukubihisha buriya nanjye ifite igihunga numva nibwo doti irangiye. Buriya abantu bazi ko umusangiza w'ijambo ari umuntu ukora akazi nyine gasanzwe kari aho koroheje, ariko tuba twavunitse. Umuntu abagenda yorganiza hirya hino hakurya hakuno, kandi niba wabibonye na RMC ninjye wakiriye amazina y'inka, twari dufite na gakondo groupe twanaririmbye umuhogo. Rero nijwi n'impamvu wumva ririmo amakaraza, niyo mpamvu, ariko ntago nabikanga ngo nirukanke. Ahubwo ikintu umaze kumenya kwa ko uba uri busy cyane, kuko ubwo ndakibaza uba watumiwe nk'umuririmbyi unabonye unabyina byose, se urabibasha byose? Uza simbizi isobanure uri muntu cy'ubundi. Abarokore bararirimba ngo ntago wabura mu mashyi ngo ubone no mu mudiho, ariko ngiye hose ndahaboneka. Amashyi ndayakoma, nkajya mu mudiho nkawucinya, yaba ikinimba nkisangamo, yaba intwatwa nkishangamo, haba igishakamba bagitera gutarama ni byiza. Rero akenshi buriya nanone umusangiza w'amagambo mu bindi bintu bitari umusangiza w'ijambo. Amagambo nayo abagore nabo batagira ikinyabupfura, ariko abagore bagira ikinyabupfura ntibagira amagambo. Umusangiza w'ijambo cyangwa mu bindi bitaramo bakunda kumwita umushyushya rugamba. Niba uri umushyushya rugamba se ni ahantu hose ubona ukenewe watanga umusanzu wawe kugira ngo abantu baraho bakeshe umutima, bishime, batarame, bizihirwe, ugomba kubikora. Rero iyo twataramye urumva ko ijwi ririmo rigenda. Iyo twataramye, haba mu mazina y'inka, haba mu gusangiza ijambo, haba mu kuririmba, haba mu gusohora abageni tubaririmbira ibihozo n'ibisigo, bibaye ni ngombwa dufite n'umuvugo twawuvuga, turatarama tukizihirwa, tugatarama zigatinyana. Niyo mpamvu wabimbonyemo uyu munsi. Rero ubukwe rero ni nk'ubw'umuvandimwe, niyo mpamvu wabonye namwitangiye nkakoresha imbaraga zose kugira ngo burushe kuruza kugenda neza. N'umuntu twabanye, turareranwa, turakurana. Rero ubukwe bwe bwanshimishije. Umunsi we wari nk'uwanjye, niyo mpamvu wabonye nitanze ku rwego rwa nyuma, wa mugani nk'uko babivuga b'iki gihe. Yego, niyo mpamvu. Aba bantu cyangwa aba bataramye mufatanye, izina ubundi muhuriyeho ni nk'irihe? Aba n'abanjye. Ubundi ubonye ko nitwa Jeune Mwene Seraki. Twitwa Mwene Sirange Gakondo Groupe cyangwa se Mwene Sirake Bande. Tuza mu ishusho yo kwaduhamagaye, uduhamagara nk'abana tukitaba nk'abagabo. Iyo waduhamagaye utubwira uti ngenda shaka Gakondo Groupe, ntago nshaka ko muyivangira, muririmbe gakondo, mwinikize igitaramo, hogomba amajwi nta makaraza arimo, tukuzanira gakondo ikaririmba zigatinyana. Iyo ushaka ko turirimba nka bande mu bisanzwe, za ndirimbo za karahanyuze z'abakurambere bacu bagiye bakanyujijeho, za Sebanani, gisope gisanzwe, cyangwa se na nimugoroba wenda muri reception nimugoroba tukakuririmbira uruzungu, byose turabikora. Rero ni Mwene Serake Bande cyangwa Mwene Serake Gakondo Groupe. Umuntu abashaka mujya mutanga nimero zanyu cyangwa hari imbuga zabugenewe umuntu yabasangaho? Nimero turazitanga cyane. Ubundi kuduhamagara nicyo cyambere. Iyo duhamagaye ibindi byose ni nko kwiganirira, kuko dukesha umutima gutarama n'ibintu bitubamo n'urukundo rw'umutima wacu, natwe dutaha twishimye twagutaramiye ukanyurwa. Ariko dukeneye duhamagara kuri 078, nimero yanjye bwite 078 Iyo duhamagaye turaza tukagufasha, ndetse wanasura ibikorwa byanjye kuri Jeune Mwene Serake ni YouTube channel yanjye, ukagenda ugatangaho ibitekerezo, ugakora subscribe, ugakora share na comment. Abo twaganira mu minsi yashize barabibonye, narababwiye ko mbararikiye ibintu bifatika, noneho twayaga dukora twishyiriraho kuri YouTube channel, tugashyiraho ibintu bisanzwe, ariko tugiye kubaha ibintu by'imbaraga, kuko ndashaka gutanga umusanzu wanjye mu kwimakaza umuco. Ubona ko ibintu by'umuco bigenda bikendera mu rubyiruko no mu bana bari kubyiruka. Ndashaka guhamagara inararibonye rero zifite aho zihuriye n'umuco, twayatuganira kuri urubuga rwa Jeune Mwene Serake. Nkahamagara abantu bacuranga ibikoresho bya Kinyarwanda, bazi gucuranga umuduri, bacuranga inanga, bacuranga iningiri, bacuranga ikembe, abantu bazi kuvuga amazina y'inka, baririmba amahamba, bavuga imyoma, abantu bazi kuvuza amakondera,
bakubita umurangi bagakubita urugunda bakubita urusengo, abakaraza bafite umutagara w'ingoma, ishakwe, inyahura n'ibihumurizo, bose nkabegeza hafi tukabakumbuza igitaramo. Ndanabakumbuza ko tuzadusura udusozi nyaburanga, ahantu h'amateka. Ndabibahishiye, reka nere kubijyamo cyane. Bahishire kugira ngo nabo babitegereze bihanganye. Ntago ari bihanganye kuko ni vuba. Ni vuba biri vuba. Ubu nabitangiye rwose, kandi ibintu byo gutaramana nabo bigiye kujya biba buri munsi. Yego. Ku muntu ugushaka uri umwe nabwo birakunda? Nko mu tuntu tugiye dutandukanye, mutari buze nka bande. Cyane rwose, washaka yaba ari muri anniversary, yaba ari mu kubwira umukunzi wawe ko umukunda, yaba ari mu bintu bitandukanye, uraduhamagara, wampamagara ndumwe, wampamagara tukaza twese, uko bishaka turaza tukagutaramira, bukira bugacya bikaba imitaga n'imitaga. Hari abantu mu mitwe yabo muri iki gihe cyane cyane nk'urubyiruko bakunda izi ndimbo zigezweho zitari gakondo, baba bumva ko gakondo atari umwuga umuntu yaba afite ngo umutunge. Byaba ari byo, cyangwa hari igihe na gakondo ubwayo yonyine yagutunga? Uretse no kugutunga mu buryo bufatika bw'amafaranga bita amahera yo kanyagwa, ariko yo kabaho, ariko biranagutunga kuko bikesha umutima. Bikesha umutima, kandi buriya tunabitoreramo umuco, bigatuma dukura twumva abana bakabyiruka. Iyo umwana atojwe gakondo, atojwe umuco w'ababyeyi w'abasogokuruza, akabicara ku birenge, bituma akurana icyo cyizere cy'ubuzima no kujya muri bya bindi bimujyana mu ngeso mbi, ugasanga biragabanyutse, ahubwo akihorera mu gitaramo. Umuntu utarama rero nta minkanyari, ntiwamuvuga nabi ngo arakare, nta bifura biba muri twebwe. Niyo wantuka ukambwira nabi. Nigeze kumva abantu barakaye bazinze iminya. Hari umwari w'i Rwanda bita Mutesi Jolly, njya nkurikirana amakuru, yagiye kuri kamera aravuga ati hari abantu b'abagabo ubona nta bugabo barimo, ari nk'inyana z'imbwa. Abantu babifura bajyaho bararakara bati yatwise inyana. Biriya ni ugutarama. Uriya mukobwa ahubwo ni umutaramyi, biriya ni ubuse. Kandi buriya ashirira mu biganiro. Kera niyo bashakaga kubwira umwami kugira ngo bamukebure, wenda hari icyo yakoze, ntabwo bavuga ngo umwami ngo yangwa, umwami ntiyica, hica rubanda. Baravuga ngo wajya bumva kumva nk'abiru barateye bati igikeri kirarikocora kiti gukaraba kenshi cyangwa kwisiga menshi siko guhunika ibigega. Ati nyamanza mu nyoni irarikocora, ukumva nyine bitiriye inyamanza, bagatarama, umwami bakamuserereza, bugacya yahinduye umuvuno n'imyitwarire. Rero navuga ngo gutarama ni byiza. Gutarama byongera ubupfura, bituma utagira ubufura, bituma ucya umutima, ntihagire ikintu kigusitaza cyangwa kikubabaza. Yego. Ariko buriya uvuze ku kintu Mutesi Jolly yavuzeho, nanjye ndatekereza. Ubundi nk'uko ngo hari abagabo bameze, cyangwa se hari abantu bameze nk'imbwa n'inyana z'imbwa, biba bishatse kumeninga iki buriya? Ubundi imbwa ntabwo ibyara inyana. Nibyo nagusobanuriraga mu kanya, ntabwo imbwa yabyara inyana. Imbwa nyine irabwagura, ikabwagura ikibwana cy'imbwa. Rero iyo umuntu avuze ngo inyana y'imbwa, aba ashatse kuzimiza mu nganzo, agahanura abahanura, abicishije mu kintu gisa nkaho kidashoboka, akabyitirira inyamaswa runaka, kandi noneho kugira ngo bizemo gutarama no gushyenga, wabyumva kukumva bidashoboka, kugira ngo atagira uwakomeretsa. None se bakubwiye ngo inyana y'imbwa, urumva inyana y'imbwa ntayibaho. Habaho ikibwana cy'imbwa, hakabaho n'inyana yavuye ku nka. Iyo afashe rero agafata urwo rusobe rw'inyamaswa ebyiri, akazihuriza hamwe, akazihanuramo abantu batagira imyitwarire myiza, batita se wenda yashaka nko kuvuga ko hari nk'abagabo batita ku nshingano zabo, ngo bafate neza urugo rwabo, barubere umutwe w'urugo, ugasanga nyine bagira imyitwarire itari myiza. Aravuga ati hari abagabo ubona bakubera nk'inyana z'imbwa. Muri make nta kinyabupfura gike kirimo, ni ugutarama. Inyana y'imbwa rero ntayibaho, mu ijambo rimwe ntaribaho. Niba umuntu agusobanuriye ngo bisobanuye iki, ahubwo ni ijambo yifashishije, ni urugero wifashisha kugira ngo uhanure umuntu utamwubahutse, ukabicisha nk'uko nyine babwiraga umwami, bakamubwira ngo ukumva umwirara ateruye mu gitaramo binikije ati inyamanza mu nyoni irarikocora iti kuba mu bikubabura siko guhunika ibigega.
ibyo bintu surumva bibaho urumva ari cyo bisobanuye se ariko nyirukumva yumvise nyirukuraswaho yumvisha icyo bashatse kumubwira yego no mu muco wa Kinyarwanda buriya abantu ntago bakunda kubwirwa amakosa umuntu akubwiye amakosa yawe uramukabukira ukumva ntago ushimishije ariko iyo ugeze iwawe mu cyumba ukicara ukabitekerezaho urahinduka ni nkuko rero tugikomeje cyangwa tugeze kugera ku musozo w'ikiganiro ndashaka kuvugira inka gatoya kugira ngo ukumbuze abantu gutaramira yego ntacyo reka buriya inka rero tuyibanziriza mu myoma buriya abantu batazi by'amazina y'inka bumva abantu ngo uriya n'umutahira ngo uriya bigenda bite bigira mamoko burya habamo imyoma hakaba amahamba hakaba n'amazina y'inka imyoma n'indirimbo z'inka baririmbaga bagiye kuziragira cyangwa bazishoye hanyuma amahamba nazo ni mu buryo bw'indirimbo cyane cyane baririmbaga bacyuye inka mukabwibwi mu kagoroba hano hakabaho n'amazina y'inka rero umwisi yitaga inka bakayihamagara mu izina ryayo reka mbicemo gatoya buri kantu kose ngende nshyiraho agace gatoya nanzike gutera reka nanzike ngurya niye ziraraye dukumbura inka zaraye inka zaraye zirabira n'inyana zazo inyana zazo zirabira zishotse iwacu inka yacu n'umukara runyagira n'uru n'umukara subiza amaboko inyuma nkugaruze rugongo rwabyano naho rero ubundi nkanzika mu mahamba rero ntimureke mbasengere mw'abagabo mwe n'abatagira nk'Imana izaziba imvura yaraguye mu kwezi kwa munani manura isura imeze ibigunda icyo gihe mbwira akagamba ngo nayihekere imbibi yanjye mushwanyagurizaho igikoti mbona igishyengo ngerega yasa ibiganiro iwacu tubarusha inyambo tubarusha ingeyo tubarusha indemaru gambani ndaterwa abahizi dore umusaza uyinyoye iramurinda gukururuka ku kabando naho umukecuru wayinyoye ikamurinda gususumira naho umusore wayinyoye arasanuriye hakuye umugeni naho umukobwa wayinyoye uramureba ukamumenya iyo agize uruhanga ruramuhira ingohe zitenderana urugwiro intege zirangaza abagenzi ngerega ntawe umuhanga ngamwiharire no guhengera rihumbye tukamuhuriza mu nganzo nkacutsa rero noneho n'izina ry'inka ni nka zicutsa nizirimo ruteberana mu isaha imesa rubango yasa nk'inkubi gasa n'umwami wa Rwabugiri warasanganira ingabo z'umutakara zambariye ku mariba umwami yaje asanganiye kuri izo nyambo ziruta andi mashyo zimaze kwiyereka nyiringoma urwamura bavuga zirataha baziririmbaga ntibatuza zirimo kandi nyiricucu nyirufumita incucu maze igacurura bafite urwango zikabamo n'indatandaterwa bahize rwa nta mushobora umugabo wasashira abashira bashinyaguze bagashika bagasigara bashishoza urwabashengaga burya nanjye ndigata ariko ndikorana amakuza rwa mukino n'ubukomeniye imbere y'intore nageraho ndaga nkarwana nuko rero tuvuga amazina y'inka byaba ngombwa ukanishongora ukaba wabwira baraho mu gitaramo kugira ngo bishime kurushaho tinatambutse hararuguru ku muharuro muhura n'umugabo ndamukubita agakoni ku kibuno hanyuma umugore waraza tunyiciye umugabo nta mugabo wagiragaho kwicwa n'agakoni kamwe ntazatabarira igihugu araza yisata ndagura surisenya ati ndazana ingabo y'ibitugu ni nafura nkarasi urwo ndabituraguritse ati ndazana y'urutare narafoye umuheto ndawukwiza nibwira mu mitana mbwira batanazi ngereje mu nkiko y'igitego ngiye kurekura mbona arashya ubwoba ndamubwira ni humura sinavugishije kugusha ndi Imana yihereye umugisha ndi umugabo ndahamye ndi nombiribwa n'abagabo sindi rojyorojyo nuko kagira Imana ubwo se si bibaye ubwo bishatse gusobanura ko umuntu ashaka kugutumira mu bukwe bwe imihango igenga ubukwe Yesu wayishobora uzi kuririmba uzi ujyana ibi by'amaraba ujya ubishobora cyabagabo ntago byita amaraba kubyina kubyina gakondo gitori cyane
kubyina tugira gakondo groupe nkuko nabikubwiye kandi burya intore nakubwiye ko ntago nabura mu mashyi ngo mbore no mu mudiho ariko ngiye byose mbibonekamo rero iyo dutumiye turaza tukagutaramira tukuririmbira ibihozo umugeni agiye gusohoka nta mugeni ubundi usohoka atarimbirwa ibihozo umugeni ni nyamwari buriya ni nyamusekazi gashoka yakwanga zikarumanga baravanga urubogo rw'ubuto ruramutengerana amatama yombi agatengerana umugeni agomba gusohoka aririmbirwa ibihozo akarira umugeni ni uwarize iyo atarize bigenda bite biba byagenze bite umunyarwandakazi nugira amarangamutima ashobora kutarira kubera ko utamugereye ku mvamutima ze ngo uhakangure abashe kurira bitewe n'ubuhanga bwawe cyangwa n'inganzo cyangwa n'uko yaramunsi uwo munsi ariko se reka nkurize wowe turebe ko warira nutarira none ndaba ntamuriza ubu bineguje ntago napfa kurira ani akantu njya nkunda gukora kakariza abageni iyo umugeni yananiye Burundi ashobora kutarizwa nawe ariko ukamujyana mu mvamutima z'umuryango imiryango imukikije yombi ukamwibutsa ko iri aho ngaho ihabereye wewe icyo gihe ashobora kutarizwa n'ubuhanga bwawe akarizwa n'uko umwibukije ko abasaza abakecuru ba nyirasenge ba nyirarume abavuye mu ntara hirya no hino bose bari aho ngo kubera we urabona nk'umugeni asohotse akagera nk'imbere urumva umusaza atuma umusangiza w'ijambo akamubwira ati ngenda umbwirire mushiki wawe urebe ko yasoje imirimo yo ku ruhimbi umuhamagara umubwire ko mukeneye mu gitaramo kugira ngo asange uwo yakunze hanyuma bakamuhamagara agakimbagira akaza akigera aho ngaho rero nanjye nkanzika ntimurangamire umukundwa ye nimumwakiriza ayo mashyi menshi nimumurangamire intavuka nimumuhe impundu ntiyasanze n'izivuge urwunge nimumurangamire basaza bawe nibagushyigikire utambuke neza utavaho usaba yangwa have igiti kitakwica nkagitema nkagicana have ikara ritakotsa nkazarisukaho amazi nimurangamire umukundwa nimumwakiriza ayo mashyi menshi nimumurangamire aho avuka nimuvuze impundu abagabo mwese nimwivuga imyato nimumurangamire yatarize shaba naniye ndakunaniye iyo muririmbiye gutyo ntare urumva we impamvu utarize nta miryango yari ihari nta miryango yari ihari ngo itanga amashyi wumva uwo muriri w'amashyi nta babyeyi nta bakecuru bahari ngo bavuze izo mpundu wumve baririkiza impundu bugira gatatu sha bitakurijije ubwo nyine turarekera ariko kurira nta nubwo ari bibi ni byiza nyine bigaragaza imvamutima z'umuntu tekereza ko kuba umugeni yarira bishatse kumeninga iki mu bantu bari aho buriya rero umunsi w'ubukwe ni umunsi ukomeye umunsi uhagurutsa ababyeyi ugahagurutsa ab'imihanda n'imihanda bose bakaza kubera wowe kugira ngo nawe bagushyigikire wubake umuryango kurira bigaragaza nyine amarangamutima y'uko wishimye y'uko nawe hari icyo bigukozeho y'uko ufite abagushyigikiye turi gusoza turagushimiye kuba wemeye kuduha ikiganiro twanagutunguye nawe ndabashimiye nkunda gutarama kandi gutarama n'ibyanjye n'ubutaha muzampamagare nzaza ibutsa abantu nimero zawe 0788 no kuri YouTube channel yanjye Eugene Mwene Siraki bajyeho barebe ibiganiro bakore share subscribe bakore comment baduhe n'ibitekerezo banaduhamagare tuze tubataramire turabashimiye nanjye ndabashimiye nakagira
amafaranga murakagira ibyo mutanga n'ibyo musigaza muri ntore cyane yego. Guys murabeho rero twari tumuguye Gitomo yemeye kuduha ikiganiro naho ubutaha. Ciao ciao.